turabasuhuje mwebwe mwese abadukurikiye, abari ku murongo, abari muri Afurika, abari Buraya, abari muri Amerika, abari muri Australia cyangwa se ari Oceania, abari muri Aziya mudukurikiye, tubaha ikaze muri studio za Amani TV, aho tugiye kuganira ku mateka ya Mose. Ubushize twaganiriye ku mateka ya Aburahamu, tuvuga kuvuka kwe, ubuzima bwe ndetse n'urupfu rwe, ndetse tuvuga n'urubyaro rwe ari rwo Mose nawe akomokamo. Aha rero uyu munsi tugiye kuganira ku buzima n'amateka ya Mose, umuntu w'intwari cyane uvugwa muri Bibiliya Isezerano rya Kera, ndetse ufatwa nk'ikirangirire cyane cyangwa umuntu w'ingenzi mu Isezerano rya Kera, ndetse nanone n'Isezerano rishya rikomeza gukoraho amareferanse. Rero twongeye kubaha ikaze muri studio za Amani TV, tuvuga ngo Imana ibahe umugisha gukomeza kubana natwe, kwishimira ibiganiro byacu no kudukurikira. Hanyuma ubuzima bwa Mose tugiye kubabwira Mose uwo ari we. Ubundi Mose avuka mu muryango w'Abalewi. Uriya muryango w'Abalewi niwo muryango bita umuryango w'abatambyi. Uwo muryango niwo Mose avukamo, niho akura inkomoko. Hanyuma rero nyina ise yitwa Amuramu, ise wamubyaye ni Amuramu, hanyuma nyina akitwa Yokabedi. Mose rero nk'uko mubizi avukana n'abavandimwe be batatu, imfura mwabo ni Miriyamu, hanyuma hagakurikirwa na Aroni, Mose nawe agakurikira. Abo nibo Bibiliya ivuga. Akenshi hari igihe Bibiliya ivuga abantu b'ingenzi, ushobora gusanga hariho n'abandi ariko ntigire icyo bavugaho, ariko abo Bibiliya yavuze nibo tuvuga. Abo bantu uko ari batatu niko bavukana: Miriyamu, Aroni ndetse na Mose. Mose rero ntabwo ari izina yiswe na se na nyina, ahubwo ni izina ryavuye ku mukobwa wa Farawo. Bamwise Mose, bisobanurwa ngo ni icyavuye mu mazi cyangwa icyakuwe mu mazi. Icyo nicyo izina rye risobanuye. Hanyuma ikindi tubibutsa ku buzima bwa Mose, Mose yavutse mu gihe Abisiraheli bari ko bicirwa abana b'abahungu, bari hariya muri Egiputa. Biba ngombwa ko nyina yigira inama yo kumuhisha. Hanyuma rero nyina yamuhishe amezi 3. Nyina yabanje kumuhisha mu nzu, abona umutekano ni muke, amujyana mu rufunzo iruhande rw'uruzi, ruriya ruzi rwa Nile, muzi ko ari rwo ruzi runini ruba muri Egiputa. Hanyuma bariho amuhisha, abariho umukobwa wa Farawo rero amukura, ari naho yakuye impamvu yo kumwita icyakuwe mu mazi. Hanyuma ubuzima bwa Mose bugabuyemo ibice 3 by'ingenzi. Ubuzima bwe bukubiye mu bice 3. Igice cya mbere cy'ubuzima bwa Mose ni uburyo yavutse, uburyo yakuze, n'uburyo yize amashuri ye. Icyo gice rero kirafata imyaka 40. Kuvuga ko ubuzima bwa Mose bugabuye mu bice 3: imyaka 40 y'imibereho ya mbere, imyaka 40 y'ubuzima bwa kabiri, n'imyaka 40 y'ubuzima bwa gatatu. Imyaka 40 ya mbere rero, iki gihe yari umwana w'umukobwa wa Farawo. Ahangaha yarerewe, arahakurira, yigishwa iby'ubwami, aratozwa. Muri iyi myaka yize ibintu bigera kuri 3. Ubuzima bw'amashuri, yize ibintu bijyanye n'amategeko, aribyo bita duruwa cyangwa right mu zindi ndimi. Hanyuma yiga igisirikare, kuko yategurwaga kuzaba umwami asimbuye uwo twakwita ko ari Nyirarume mwene Farawo wa kera.
ibyo nabyo yarabitojwe arabyigishwa. Hanyuma kandi yongeye kwiga ibintu by'ubuyobozi twita leadership muri iki gihe. Izo nizo fakirite yize, kandi byumvikane ko Mose yari umuhanga kuko yateguwe igihe gihagije. Ubundi buzima bwa kabiri, icyo ni ikiciro cy'imyaka 40. Iyo yari imyaka rero yo kwiga, imyaka y'amashuri, imyaka yo gutozwa kugira ngo azabe umwami. Nyuma y'ubu buzima rero, amaze kutumvikana n'Abanyamisiri kubera ko yatabaye Umwisiraheli ndetse aramuhorera, Mose yarahunze yerekeza inzira yo kuri misozi ya Sinayi, aja mu gihugu cy'Abamidiyani. Cya gihugu twavuze rero cy'Abamidiyani, Midiyani ni umwana wa Aburahamu. Yagiye muri bene wabo bakomoka kuri Aburahamu, aja kubayo impunzi. Agezeyo baramwakira, bamaze kumwakira rero baramuhaka, aba umwungeri w'intama. Ubuzima rero bwo kuragira intama bwari ubuzima bwo kwigishwa, bwari ubuzima bwo kumutureninga. Imana yashakaga kumutoza ngo imukoremo umuntu ukomeye cyane, yagombaga kumunyuza mu bikomeye, navuga kurusha abandi benshi. Kuko umuntu wize duruwa akiga leadership, akiga igisirikare, umusirikare mukuru ku rwego rwa generale, wagiye guhakwa, ntiyahakwa no mu nkakwa mu ntama, akukira intama abana nazo. Aho niho yashakiye uriya mugore we witwa Zipora, umukobwa wa Yetiro w'Imidiyani. Hanyuma babyarana abahungu, babyarana n'abakobwa. Hanyuma ubuzima bwe bwa nyuma ni ubuzima bw'imyaka 40. Ubwo buzima rero ni ubuzima bw'ubuyobozi. Byumvikane ko Imana yamuteguye imyaka 40 ya mbere yo kwiga amashuri, imutegura imyaka 40 yo kumunyuza mu bibazo byo kugira ngo imucishe bugufi. Hanyuma imyaka 40 ni imyaka yitwa iy'umurimo. Yari amaze kunyura muri training, afite experience, amaze kuba umuyobozi mwiza. Iyo myaka rero 120 niyo myaka Mose yamaze, apfa afite imyaka 120. Yaguye i Mowabu, mu kibaya cy'i Mowabu, ni hakurya, ni hafi ya Yorodani. Yari ataragera mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma Imana iramuzamura. Twari tuvuze ko Mose yapfuye atageze mu gihugu cy'isezerano, agwa hariya hakurya i Mowabu. Imana iramuzamura ku musozi hejuru mu irango ryitwa Pisiga, aba ariho ubuzima bwe burangirira. Ubuzima bwa Mose rero nk'uko twari tubivuze, bwubatswe cyangwa bugizwe n'ibice bitatu. Twavuze ko ari igice cya mbere cy'imyaka 40, ari ubuzima bwo kuba umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ari ubuzima bwo kwiga, ari amashuri fakirite zitatu yize. Hanyuma igice cya kabiri twavuze ko ari imyaka 40 yamaze ari umwungeri w'intama, ari mu buzima bugoye. Ari bwo buzima rero bavuga mu Giswahili ngo ni wakati wa mazoezi. Bwari ubuzima bw'imyitozo Imana yari kumutegura kugira ngo izamukoremo umuntu ukomeye. Hanyuma igice cya gatatu cy'imyaka 40 nibwo buzima bw'umurimo. Ibi ngibi biraduha irihe somo? Birakwiye ko umuntu akora umurimo amaze kugira ubunararibonye. Umuntu wese akwiye kwemera kwiga, kwemera guca ndetse no mu bigeragezo cyangwa ibibazo, hanyuma ukabona kuvamo umukozi ujya gukora umurimo. Yaba imirimo y'Imana dukora muri iki gihe, muri kubona ko umuntu ari mu gukizwa, yamara umwaka umwe akaba abaye umuyobozi w'abandi bakristo, umupasitori cyangwa urundi rwego runaka. Ariko ibyiza ni uko abantu baca mu buzima bw'ishuri. Amashuri asanzwe arakenewe, ariko kandi hari n'andi mashuri nayo y'ibyo tunyuramo, by'Imana itunyuzamo, nabyo ni isomo. Mose rero dufite byinshi twamwigiraho nk'umukozi mwiza w'intwari, wakoze ibintu bikomeye cyane mu gihe cye, ndetse wari ufite kwihangana nubwo rimwe na rimwe yarakaraga. Wenda mu byagiye bimuranga icyo cyagiye kigarukaho
nubwo yarakaraga kandi ariko yagiraga kwihangana kwinshi, kuko hari aho Imana yamurushije uburakari igafata umwanzuro wo kwica Abisiraheli no kubamara, ariko Mose akayibwira ngo wigarure. Ni ukuvuga ko yari afite umutima w'ubuyobozi. Mose rero yari umuyobozi mwiza, wari ugiriye igikundiro, igitinyiro, kandi wakomeje kubaha Imana ubuzima bwe bwose. Rero aha niho dusubikiye, niho dusoreje ikiganiro cyacu cya karindwi cy'uyu munsi, nako cya munani, dukomeza kandi gushimira abantu bose badukurikira buri munsi, bagiye bakurikira ibiganiro byacu, tubasaba n'ubundi gukora subscribe, gukora share, kugira ngo ibiganiro byacu mubigeze ku bandi. Ikindi kandi gukora comment. Ibibazo byanyu muzatubaza nibyo bizavamo ikiganiro cy'ubutaha. Muzatubaze byinshi, haba ku buzima bwa Aburahamu twaganiriyeho, haba ku buzima bwa Mose. Nanone twiteguye kubasubiza. Mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Murakoze.